Ukuri ku njangwe, impamvu inyamaswa ikundwa n'abantu benshi ku isi. Ese waba uzi ko injangwe ishobora kumenya ijwi rya nyirayo, ikamenya uko umeze mu marangamutima, kandi ikabona neza nijoro inshuro nyinshi kurusha umuntu? Kuki se injangwe ari imwe mu nyamaswa zorowe n'abantu benshi ku isi? Hari n'ibindi bintu bitangaje abantu benshi batazi ku njangwe. Muri iyi video rero uramenya amateka y'injangwe, impamvu ikundwa cyane, ubushobozi bwayo budasanzwe, uko ivugana n'abantu, impamvu ihora yisukura, ndetse n'ibindi bintu byinshi bizagutangaza nugera ku musozi w'iyi video. Niba ukunda ubumenyi nk'ubu, kanda subscribe ku Umunyabuzima TV kugira ngo utazacikwa n'izindi video zacu z'ubumenyi duhora tubagezaho. Noneho mureke dutangire. Ubundi se injangwe ni iki? Injangwe ni inyamaswa yo mu muryango wa Felidae, umwe n'intare, ingwe n'izindi nyamaswa z'inkazi. Nubwo iba nto kandi ituje, ifite imico myinshi ihuje n'inyamaswa z'inkazi zo mu gasozi. Abahanga bavuga ko injangwe yatangiye kubana n'abantu kera, hakaba hashize imyaka irenga 9,000, cyane cyane mu bice bya Misiri ndetse n'uburasirazuba bwo hagati. Kuki injangwe ikundwa cyane? Abantu benshi bakunda injangwe kubera ko iba ituje kandi byoroshye kuyitaho, ikunda isuku, kandi ishobora kuba inshuti nziza mu rugo. Iyo injangwe ikwisanzuyeho, ishobora kukwegera cyangwa ikakuryama hafi nk'ikimenyetso cy'urukundo. Ubushobozi butangaje bw'injangwe harimo kubona neza nijoro. Amaso y'injangwe yakira urumuri ruke cyane, niyo mpamvu ishobora kugenda no guhiga nijoro igihe abantu batabona neza. Kumva amajwi yoroheje, injangwe yumva amajwi mato cyane ndetse ikumva imbeba cyangwa udukoko tugenda kure yayo. Gusimbuka kure, injangwe ishobora gusimbuka inshuro nyinshi uburebure bw'umubiri wayo, bikayifasha guhunga cyangwa gufata umuhigo. Kuki injangwe uhora yikorera isuku? Ushobora kuba warabonye injangwe yirigata ku mubiri kenshi. Ibi biyifasha gukuraho umwanda, gutunganya ubwoya, kugabanya ubushyuhe bw'umubiri no kugabanya impumuro ishobora kuyigaragaza mu gihe irimo guhiga. Injangwe ni imwe mu nyamaswa zizwiho kugira isuku nyinshi. Ese injangwe irarota? Yego. Iyo injangwe isinziriye cyane, ushobora kubona amaguru yayo yikubita cyangwa amatwi yayo anyeganyega. Abahanga bemeza ko injangwe nazo zishobora kugira ibihe byo kurota nk'abantu. None se injangwe ivugana ite n'abantu? Injangwe ikoresha uburyo bwinshi mu kuvugana n'abantu. Uburyo bwa mbere, miyawu, bivuze gusaba ikintu cyangwa gushaka kwitabwaho. Uburyo bwa kabiri, guhirira, byo bivuze kugaragaza umutekano n'ibyishimo. Kuzunguza umurizo, bivuze kwerekana amarangamutima atandukanye, ndetse no gukubita umutwe ku muntu bikaba byerekana ko igukunda. Akamaro k'injangwe mu rugo. Kera abantu bororaga injangwe cyane kugira ngo zirye imbeba zangizaga imyaka n'ibiribwa. Na n'ubu ziracyafasha mu kugabanya imbeba n'udukoko mu rugo no mu bubiko, ibintu abantu benshi bibeshyaho. None se injangwe ntikunda abantu? Sibyo rwose. Injangwe igaragaza urukundo mu buryo butuje kandi butandukanye n'imbwa. Dore uko wakwita ku njangwe yawe noneho. Wakwita ku njangwe yawe gutya: guha injangwe amafunguro meza n'amazi meza buri munsi, kuyijyana kwa muganga w'amatungo igihe irwaye, kuyikingiza indwara, kuyiha aho iruhukira hasukuye, ndetse no kuyitaho no kuyereka urukundo. Dore isomo rikomeye dukura ku njangwe. Nubwo injangwe ari nto kandi ituje, ifite ubwenge, kwihangana, isuku n'uburyo bwiza bwo kubaho. Twibutsa ko ituze, isuku no kugira icyizere ari ibintu by'ingenzi mu buzima. Bakunzi bacu ku Umunyabuzima TV, ni iki cyagutangaje cyane ku njangwe? Ese waba ufite injangwe mu rugo iwawe? Tubwire mu gice cya comment. Niba wakunze iyi video, kanda like, subscribe kandi uyisangize abandi kugira ngo dukomeze kubagezaho ubumenyi bushya.
mwakoze cyane kubana natwe, tuzongera kubonana mu yindi video yuzuye ubumenyi bushya. Ubumenyi Buzima TV, ubumenyi bushya buri munsi. Mwakoze cyane kubana natwe, turabakunda. Bye bye.